yuko nagiye ahantu hitwa muri Uganda ku barracks hangira umwuga w'uburaya. Hangira uburaya ntarigeze nkora plan y'uburaya. Hangira uburaya kugira ngo nibura nge ntahana amata y'umwana. Ntabwo ndi kubushaka, ndi gushaka uburyo nibura nyuririnda. Bitekerereze y'abantu yari yarambwiye ko bakwica bakumara. Nabona umugabo nkabona umwabeza ari cyane uriya warara. Nabona nkabona ubuzima nkarara ndira bugacya. Ku myaka 22 nari umukobwa uri kumura umogi kugira ngo nibagirwe urugendo nahuye narwo rw'amaguru, nibagirwe amviyoye, nibagirwe nkajya nirirwa ndi gutekereza ko nimura umogi ndasinzira ijoro rimwe. Nanjye sohoka mu ishuri ngo nkomeze mbiga uko umwana ari. Ubuzima abantu bose bangira kabarore. Nerekeje iwacu mbasaba amatora barayinyima, basaba ishuka barayinyima, ajya ndara ku isima. Nararaga ku isima na rwa ruhinja, naje gufata isorori ajya mera kuri babandi bari baturanye na mama bambonye ndi muto, nkasaba ibiryo, uyu nkamusaba ibiryo, uyu nkamusaba ibiryo akabimpa avuga ngo ahe ntuzagaruke. Bari bamaze kumfunga bambeshyira ngo ni iby'isabune. Umuntu yagiye ku musozi ahamagara abantu dasoziza kuntwara ngo ndibye. Nyura ku bantu banzi mvuka nkajya mubwira ngo subizi ko ntiba. Tugenda warananiranye. Nyura ku bambonye ndi umuhanga sata subizi ko niba. Genda warananiranye. Umusozi wose mbakabarore nyura mu maso y'abantu ndafungwa ngo nibye. Kukubwira iyo udafite imitekerereze y'ubumana ikirere kiragutekerereza. Kurangiza aya mashuri udafite imitekerereze y'ubumana isi zagusama. Tangire gutekereza imitekerereze ya boyfriend cyangwa boss w'akazi. So and so wize busogo irangiriraho. Jambo tugiye kuganiraho riri mu Bakorinto. Mu Bakorinto igice ni icya kabiri. Igice ni icya kabiri umurongo ni wa 16. Haravuga ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe. Igitabo cya Abakorinto ba mbere, igitabo cya mbere cy'Abakorinto. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe. Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Iryo ni ryo jambo naje kuganira nawe. Mbese ninde muri mwe, mbese ninde muri twe wamenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe. Ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Impamvu ibi ngibi nabitangije ntabwo ari uko natandukiriye, ariko nuko abantu benshi bakuhagarara imbere. Sibyo? Ntabwo nzi ni faculty wiga, nta nubwo nzi ibyo wiga, ariko benshi baguhagarara imbere kandi wavuye mu rugo uza hano. Benshi bagutinda imbere ntabwo bafite gutekereza kwa Kristo. Kandi nibo bigisha birashoboka ko ushobora kubana nabo iminsi 6 hama amasaha 2 yo ku cyumweru ukaza kwiga gutekereza kwa Kristo kugira ngo uhangane n'icyaba kiraho byaba bigoye. Kuko benshi baguhagarara imbere, ndavuga bariya bose ubona imbere ndetse n'abandi bose ntabwo bafite gutekereza kwa Kristo. Sibyo? Kugira ngo Uwiteka akwigishe nuko muri wowe haganzamo gutekereza kwa Kristo. Kandi gutekereza kwa Kristo niba ubyiga gahe gato cyane bizaba bike cyane. Sibyo? Amen. Haleluya. Niba ushobora kwiga amasaha 6 urimo uriga economy, ntabwo nzi ibyo mwigaha,
nukuvuga ngo umuntu yikwigisha gutekereza kwe gukabije, gutekereza kwe gukomeye, guhishe mu butunzi bw'isi cyangwa mu mafaranga, sibyo? Ibyiringiro bye biri mu kukwigisha kubara, gukuramo no guteranya, sibyo? Gutekereza kwe kurakuzanira yuko umunsi uzaba ufite amafaranga, ufite umenye ayinjiye n'ayasohotse uzakira. Gutekereza kw'ibi biti, sibyo? Agriculture, sibyo? Umuntu uri guhagaze imbere ari yari gutekereza, kubera ko adafite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Azaguha byinshi cyane biri mu gutekereza, nawe by'ibyo yigishijwe, biri mu gutekereza cyane mu byo yakoreye ubushakashatsi, sibyo? Bivuga ngo isi izakoresha ibishoboka kugira ngo igende iguha gutekereza gukomeye ku isi. Muzi impamvu abantu bize cyane iyo bahuye n'ibibazo baba kabarore, sibyo? Baba kabarore nuko Imana n'isi baba barabashoyemo ibikomeye. Iyo uhuye n'umuntu usanzwe hano mu muhanda w'umuhinzi uri gusinda, ubona bidatangaje, sibyo? Ariko uramutse uhuye n'umudokiteri cyangwa profeseri wasinze, ubona yakoze ibintu bitabaho. Nukubera ko igishoro gikomeye Imana iba yaramushoyemo. Nubwo ari Imana gusa, n'iby'isi yamushoyemo, n'ibyo abantu bamushoyemo, bimushyira akabarore. Haleluya. Haleluya. Navuze ijambo, ntushobora gukirizwa mu izina rya Kristo utari wagira gutekereza ku Mana. Uyu munsi nanjye uguhagaze imbere, mba nyirimo kwiga imitekerereze ya Kristo. Yego? Uzahura n'abameze nkanjye cyangwa banyuze mu byo nanyuzemo, batari bamenya gutekereza kwa Kristo, bakubwire ngo ndi mu ishuri ry'Imana. Sibyo? Ndi mu ishuri ry'Imana. Nujya gusengana n'abantu mubwira uti se kuhetse umwana ugize utati ishuri ry'Imana sha ataba Imana itarigisha wa. Sibyo? Nugeze kumuvuga imyaka 12 wangana gute? 12 ngo utagenda. Wangana gute? Yari afite imyaka 8. Sibyo? Imyaka 12 atagenda. Umvishe ishuri ry'Imana? Waryumvishe? Umvishe ko igihe cyose ahagaze imbere yanyu nta kindi kimurusha imbaraga. Iyo yibutse imirimo y'Imana ntabwo avuga ngo ndashimira yanzanye Busogo, oya, ahubwo arahagarara cya kindi kiganjije umutima we, akavuga ngo ndashimira yatumye ngenda imyaka 12. Iyo Mana niyo kwiringirwa. Kubera iki? Iyo myaka yamaze atagenda yamukamuyemo ubushake bw'ababyeyi. Ari umuntu kunyumva? Njyewe rero uri imbere yawe, ntabwo nahagarara ninkubwira ubuhamya bwanjye, ndabukubwira kugira ngo buguvane aho navuye, ndabukunyuzamo kugira ngo bukuvane aho navuye, ariko ntabwo ari amashuri y'Imana. Sinzi niba ari umuntu unyumvishije. Amen. Ni amashuri y'amarangamutima yanjye apfuye. Ni amashuri. Haleluya. Ni amashuri y'isi. Uwo niko ijambo rivuze ngo ariko twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Bivuga ngo umuntu udafite gutekereza kwa Kristo afite gutekereza ku isi.
gutekereza kwa Kristo afite gutekereza kwa boyfriend. Udafite gutekereza kwa Kristo afite gutekereza kwa badayimoni. Yego? Udafite gutekereza kwa Kristo afite gutekereza kwa karande. Hari umuntu uri kunyumva? Ndavuga kwa papa na mama. Ugifite gutekereza, niyo mpamvu Imana yakuzanye muri univers cyangwa universite kugira ngo muri yasi yo kwigenga uganzwe no gutekereza kwa Kristo, kugira ngo ugutekereza kwa Kristo kugende kuguhungisha yandi mashuri. Amashuri yose uzigira mu kudatekereza kwa Kristo azakuviramo ibikomere. Amen. Haleluya. Nta muntu uvuka ashaka kunywa inzoga, ntawe. Hari umwana uvukana ubuzizi ku munwa? Arubaho? Hari timu uhura nayo ikakuzanira gutekereza ko unyweye inzoga hari ikintu cyahinduka, ikakwinjizamo imitekerereze yayo. Sibyo? Hari ibikomere papa cyangwa mama, hari ubuzima baba baranyuzemo bakakushyira mu mitekerereze ya. Yego? Ndavuga kugira ngo aha hantu hashobore atari uko usenga menshi, uhashobore atari uko uri igitangaza, ahubwo nuko gutekereza kwawe uhanaguramo ibintu byose hakajyamo gutekereza kwa Kristo. Amen. Iki ni ikintu wasaba ukavuga ngo ume gutekereza kwa Kristo, kuko nta kindi Kristo yaje kwambarira ririya kamba ubona ririya, ni ukugira ngo adukuremo ibitekerezo. Yambaye ikamba ry'amahwa kugira ngo adukureho imitwaro y'ibitekerezo. Amen. Yambaye ikamba ry'amahwa, arava aya maraso kuba mwizera kugira ngo adukureho. Natekerezaga ndi muto ngana nkamwe, natekerezaga ko nzaba umuntu ukomeye kubera amashuri, kubera ko nari umuhanga, kandi nari umuhanga. Kabiri, nari nzi kwandika neza, n'ubu nzi kwandika neza. Ibyo bintu byarambwiraga ngo uko biri kose uzakomera. Nize muri commerce comptabilité, nari nzi ikintu cyitwa umubare. Abantu bose, timu zose ndimo nizo zatsindaga. Yego? Ibyo byose bikajya niga mu ishuri ariko bintereka muri banki, nkumva nzakora muri banki runaka. Uri kumva imitekerereze? Sibyo? Nari nzi ko ndi mwiza, kandi narirebaga nkabona ndi mwiza. Iyi mitekerereze yuko ndi mwiza yambwiraga se utanyemera yaba ari bwemere ndekame. Muri kumva ya mitekerereze? Nari nzi ko nkundwa, kuko abarumuna banjye bose bari barapfuye, sigaye njyenyine. Ninde wundi wasigarana imitungo? Mama wanjye yari umucuruzi ufite ibipangu. Mitekerereze yambwira ko ntazakena, kuko nakuze mbone mazu mbara amafaranga. Ku myaka yanjye 10 nari umwana mama tuma muri Matewusi, nigaga aho bita kuri Apasi. Najyaga Matewusi 10 nzi kurangura. Shobora no kuba hano wowe utazi no kurangura ikarito, ariko icyo gihe nari nzi kurangura. Yego? Imitekerereze yanjye yambwiraga ko nzakena binyuze. Sibyo? Mama wanjye nabwiye ko yararwaye sida. Mama yari yaratekereje, we niko yatekerezaga. Yari yaratekereje ko azapfa vuba, kuko abari mu myaka nk'iye bari barapfuye. Yanojeje ikintu cyitwa urugo ndi muto. Yajyaga yicara ku myaka 9 akanganiriza urugo, akanganiriza umugabo, akanyigisha gutera ipantaro. Nateraga ipantaro
y'abagabo, akanambwira ati mpengame, dore nuza wazaga nkahengama ngo ndebe ko hatagize ukuntu. Nari mfite imitekerereze ko urugo rutazananira kuko narutojwe ndi muto. Yego imitekerereze ye yaramubwiraga, niko yamubwiraga ko hari n'impfa nzaruha, nzababara. Mama yari afite resitora, aragenda bishuti z'abakarani. Yarazi ko n'impfa bazanyirukana, buryo umuntu avuka ahantu arahamenya. Yarazi ko bazanyirukana, yarazi ko nzangara, kuko iyo urebye ibintu yagiye akora nibyerekana ko atari afite icyizere abo bavukana. Sibyo? Noneho naketse ko hari impamvu yatumye mama ajyaga abakarane ibiryo by'ubuntu. Buriya yaravugaga ati umwana wanjye nibamwirukana akarara mu bakarani bazamufasha. Ariko yari afite imitekerereze ipfuye. Hari umuntu uri kunyumva? Ndiho ndavuga imitekerereze y'abantu, imitekerereze y'imiryango. Hari ahantu igutereka, iyo udahuye n'iya Kristo urarohama. Imitekerereze yo mu mashuri, Kristo yataje ngo ayiyobore, urarohama. Imitekerereze y'imyaka, yes, mama igihe kiragera arapfa, ansiga njyenyine. Ikintu cya mbere yaransize mu mafaranga. Namaze iminsi mike cyane imiryango itangira gushaka kuza gukontorora ya mafaranga. Amazu y'iwacu nayo nyafiteho ububasha. Imitekerereze yanjye inyibutsa ko ndi muri ba bana bavuka ari ibinyendaro, ba bana bavuka nyine aho hanze. Mama yaraciye inyuma mubyara we. Imitekerereze yanjye arambwira ngo nujya gushaka papa wawe uraza kubaho. Naje guhura nawe nsanga nawe ntacyo ari bumfashe. Imitekerereze yanjye, rero ndavuga imitekerereze. Icyama uri hano mu ishuri ukabwira imitekerereze ya Kristo ikakumanukira muri iyi si uri kwigenga. Urumva ko ngiye aho ababyeyi batari, ngiye aho Imana itari, ngiye aho amafaranga atari. Bya bintu byose natekerezaga bimbereye impfabusa. Sinabwiye ko nari kuziga. Nagiye kuri umwe ati jya kuri uriya, njya kuri uriya, jya kuri uriya, jya kuri uriya. Imitekerereze yanjye itangira kunyereka ko bari kunteregana. Naje kwirotuva noneho ndi kumwe n'abandi bana. Mvi iwacu njya kubana n'abandi bana, turi gutekereza kimwe. Muri abo dutekereza kimwe, nabo bari barabuze ababyeyi. Niho nigiye inzoga, niho nigiye itabi, niho nagiye mu mabuwate. Imitekerereze yanjye yarambwiraga ngo ntuzakunda umuntu mutoya, uzakunda umuntu mukuru. Uzi ko imitekerereze igushakira abantu uri gutekereza. Rero uranyumva? Naje kwirotuva mpuye na se w'umwana wa mbere. Yambonye muri boîte, nari nasinze. Nibwo bwa mbere naye nkigera muri boîte, hari ibiyo hose gutya. Nirebye mu biyo mbona ndi kubyina uko abandi batabyina, ntangira kugorora. Kumba abandi babo bari kubona ndi kubyina danse zitabaho. Ibitekerereze iramukurura, abona ko ndi mushya. Iyi si nababwiye ikintu cyo kwigenga. Iyi si itegura n'abantu. Yego yandushaga imyaka 16. Niwe nababwiye twakundanye, nza kumubyarira umwana w'umukobwa. Reka mbabwire hahana imyaka kuri ya 19, imitekerereze yandi yo kwigenga iyo itangiye kukurekura. Imaze kundekura, yarandekuye njya mu rugo. Nageze mu rugo, nibuka ko bari bansigaye bangenera amata. Kandi nyiri mu maboko y'iwacu nayanywaga uko nshaka. Ngiye mu maboko y'abandi bampa duke. Ngeze mu rwanjye nkakubita litirizi. Murabyumva?
kubera bamaga akanyama kamwe nkakubita inusu cyangwa irobo ngenyine. Kubera imitekerereze ndatangira nivura ibikomere. Yego nivuye ibikomere mfite inda nuzuza amezi 9 niyongereye ibiro 30. Hano hari umuntu uri kuvuga ngo umunsi nzajya mu Rwanda nzabirya mwumire. Umugabo utazansohokana ngo njye akaguru k'inkoko yajya kubona uri gutereta akabanza akakubonera ko ushashobora akaguru kubera ko iwabo bamuha kanivu. Iyo ni imitekerereze y'abadayimoni. Yego iyo mitekerereze yaminduye ingendo impindura indoro. Nari umukobwa ushinguye nshiduka nahise metama amaguru nahise meranya ku myaka 20 nagendaga nihanga. Umva imitekerereze y'isi. Wa undi wahunze ndi mutoya esa ndeba kajya mbaza atari kubundi ungana utubwo kandi sinamuhemukiye ngo mbimene narabiriye. Basore bicaye aha utari warebera umukobwa ko ari igihe usohoka aha ukibwira ngo ngiye gushaka ya mashuri yose wigiye aha akarangirira mu bitekerereze y'umuntu. Hari umuntu uri muranyumva? Hari umuntu uri kunyumva? Nuza kunyumva neza uraza kuza gukurura bimwe ukurura iwanyu ntubisobanukirwe. N'abantu bagiye bahemukirwa n'imitekerereze yabo none bari gushaka kutekereza neza kandi batagusobanurira uburyo utekereza neza. Yego yahuye n'imitekerereze abonye agakobwa keza aratekereza ngo kazamukunda asanga nako kari kwivura imikomere kashaka gusohoka soruti za kila weekend. Imibare yabaze yose imupfira ubusa none abuze icyo kureresha abuze icyo kwambika abuze icyo guha. Inzozi yari agufitiye zose zarapfuye usanga so na nyoko bakwitura umunabi. Ikintu wabishura ni kimwe nuko wowe imitekerereze yawe wayishyira muri Kristo akagukuraho so yaguye akagukuraho nyoko yaguye nubwo atabigusobanurira. Hari imitekerereze ipfuye bahuye nayo mu myaka yawe. Uri kunyumva? Niyo mpamvu wowe iyo urebye wumva uzahita wubaka etaje. Nawe niko yatekerezaga. Wowe iyo wirebye ukareba abasore 70 bari kukwirukaho uhita ubona vewe tuzayigura ejo. Na mama wawe nuko yatekerezaga ariko imibare imugusha ahantu. Niyo mpamvu uza hano ufite rijade poshe ya 2000 musore nkawe ukaza rego ukiyemera ku bakobwa ukirwa yigera gutya nta n'ikintu ufite ari rijade poshe ya 2 asanga quand même vraiment donc Haleluya. 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 Imana ishimwe. Imana ishimwe. Benshi muri mwe kuko muri batoya ntabwo mubizi neza ariko hari sinyu uzagenda wibonaho. Hari abantu uzahura nabo ubona yifasha atya ubona undi ari kwifata atya. Izi ni sinye z'abantu bari kwiyuzuza ahantu ibintu byanze kuzura. Amen. Sanga ari kugenda ukuntu ntago yabigusobanurira ariko umuntu atinze aha yabimenya. Haleluya. Nubwo atakubwira ibyo atekereza ariko ubonye sinye zimubaho uhita ubona sinye z'umwana mama we atajya abwira ko ari mwiza kubera ko ababimubwiye benshi nibo bamutaye mu bibazo. Yego ahora uwo nguyu umurebye ahora nawe yibona.
ari gushaka ko ikiyo kibimubwira, kuko yabuze ababimubwira. Haleluya, haleluya. Hari umuntu urimo uragira akana kuramo imitekerereze. Umuntu waje aha, ndashaka uyu munsi uhangane n'imitekerereze y'ikirere, uhangane n'imitekerereze ikurimo. Uzaba umukobwa. Hano twebwe duhagaze uzabibona kuri ya myaka 20 twe twapfiriye. Amen, haleluya. Ise w'umwana wanjye wa mbere yaranyanze, aranyanga. Urumva nkubisa ahantu, anyanga akunze inshuti yanjye nagendanaga nayo, twanabanaga, ariko ikinanutse. Numva ko imitekerereze yitankundaga. Anyanga mfite umwana, mitamura n'abandi. Urumva ko imitekerereze yanjye yabuze ikirere. Muriho muranyumva? Iyo udafite imitekerereze y'ubumana, ngo Imana ibashe kugukontororera abo yaremye, ibitekerezo byabo biragukontorora kandi biragushaka. Nyiri umukobwa nta wigeze ampiga, nyigenda nta wamiza, ariko ndashaka nkubwira intambara y'ikirere irakabuta. Sibyo? Irakabuta. Uyu munsi mushobora kuba mwuzuye, ariko hari umuntu umwe ntazi uwo ari we, ndimo ndakonectana nawe, ndiho ndavuga akumva ameze nk'uri kumukurura. Uwo ni w'Imana yanzaniye hano. Inshuti zanjye niganye nazo muri segonderi, zari zimaze kugera muri Europe, zakabusa ikirere, zimenya ko najarajaye. Muriho murabyumva? Cya kirere wigenga kirakabuta. Yego? Nta muntu uzabwira ngo ndi kwigenga, ntawe. Ikirere kirabimenya. Sibyo? Nta muntu murahura akakubwira ngo ko mbona utameze neza. Sibyo? Kandi ntacyo uramubwira ngo ngo meze neza, amoke. No, ngewe uko nkuzi ndabona utameze neza. Akaguforcinga kugeza ubwo amarira atangiye kugwa. Sibyo? Ikirere kirakabuta. Iyo wigize akana kakarara kagaki, nta muntu uzandikaho ngo ngewe Debora namaze kubikirara. Hoya, ikirere gihita gikabuta. Kiba kiri urushinge ruba rumeze gutya, rurimo rurahiga umuntu uri kujarajara utazi icyo ashaka. Yego? Rugahita ruvuga ngo nuyu cyangwa nuyu, icyakora asa nuyu. Murumva ikirere kigahita kigushakira iyindi groupe yamaze gukamirika. Hari igihe uzabyuka uhurire nayo muri bride shower, ubyuke uhurire nayo muri restaurant, ubyuke uhurire nayo muri pate. Ntabwo iriya pate yabaye kubera pate, yabaye kugira ngo igukabute. Yamenye umuntu uri kujarajara kugira ngo imukabute, ugashiduka igukundisha utwenda twabo. Igahita ikubwira ngo ye, mbega abakobwa bafite inzara nziza, wow, ariko ni beza. Hagahita haseka undi, yaseka ati umukobwa ufite mu kanwa mama. Ukumva ibintu uri kubona imbere byose bigatangira kugukurura. Hari ikintu uri kumva? Iyo biri kugukaburura, jya umenya ngo ikirere kiri kumiga. Kirimo kiragira gute? Icyo cyanzaniye abana bari i Burayi bagezeyo, bakimamagara mitavuga uracyabaho rata. Ati se amakuru ya ise w'umwana va kuri iriya mbwa gusa. Kira kimbaza se kira gicucu si cyanyanze, cyananyangiye mu mujyi maze ngurahira. Yarakwanze, yarabitinyutse we. Nukuri
kwanze ndaje mubwire uburyo zongera gushiduka uri hano shuwa ikirere kimaze kunkabuta gihita kinyereka uburyo ngiye i Burayi. Ntabwo ikirere kikwemerera gutekereza, kigushyiraho imitekerereze yacyo. Hari umuntu uri kunyumva? Hari umuntu uri kunyumva? Hita ugenda, byuka, hano nonaha, byuka, shaka pasiporo, ujya gutekereza pasiporo kigahita kikurangira uyiguha. Wajya gutekereza ngo amafaranga araguha, ugahita wumva undi araguhamagaye. Wajya gutekereza aho ukumva kiri kugupangira abantu bari kugutekerereza. Hari ikintu uri kumva? Mariko wari warakwanze agahita guhamagara, ugahita umubwira ukuntu ufite plan y'i Burayi, ariko ufite probleme amafaranga. Ikirere kiri kugutegurira. Uko nuko nahetse umwana w'imyaka 2 kitemeye ko ntekereza. Sinibuka ko nzakomera kubera amashuri. Nari nsigaye guhunga. Aba bandi bankubise hasi. Cyo kunyumva? Uko niko nahunze njya muri Uganda. Ikirere cyaje kuntegera kuri Jagwa. Muri Uganda hari saa moya z'ijoro baranshyira mu modoka bangeza aho bataha. Nicaye aho muri iyo salo kugeza passport ije iyanjye n'iy'umwana y'Abagande. Bita nitwa Mbabazi Pamela. Uvuka ahantu Rukungiri, uvuka ahantu Mbarara. Ikirere kimpa uri bungeze kuri aeroport, ikirere kimunkura aeroport ngeza Kenya, kimunkura Kenya ngeza Addis Abeba, kinkurunkura hongera mu Bufaransa. Ndimo ndagendera ku mitekerereze, imitekerereze y'abandi. Nageze mu Bufaransa, bakojeje passport basanga mfite passport y'ibihimbano. Hahise umuntu waje kunkoresha interview, yaje avuga ikigande, ngasiwurira wade n'ikigambo kimwe. Sinumva n'ikigambo kimwe cy'ikigande. Ate ngo ndi Muganda. Hari ikintu wumvisha? Wumvisha ahantu ikirere kinkubise? Ikirere cyahise kinzanira usobanura mu Kinyankore kuko mvuka Rukungiri. Urukumva aho kinjugunye? Sinzi na Rukungiri Mbarara hariho. Ikirere kinzanira uzi Icyongereza. Nari nzi how are you? I'm fine. Ikirere kinkubitaho ntari burenze I'm fine. How are you? I'm fine. Icyo muri kumva? Ikirere kinkubita ahantu ngiye gukora interview ntazi. Ntibari bunzanira umunyarwanda ko mfite ibyangombwa by'Abagande. Njugunywe mu isi nari bwikuremo. So and so wize Busogo irangiriraho. Umwana mpetse w'imyaka 2. Saa 6 to mwa aho nanjye ndi wanyuze n'ukuri nago mbizi kandi koko niko kuri ntabwo nari mpazi kuko bansanze ninjoro banyinjiza mu nzu bankuye mu nzu bangeza kuri aeroport. Yego ndi kukubwira iyo udafite imitekerereze y'ubumana ikirere kiragutekerereza. Kurangiza ya mashuri udafite imitekerereze y'ubumana isi zagusama. Utangire gutekereza imitekerereze ya boyfriend cyangwa boss w'akazi. Yego iyo gereza nayimazemo ibyumweru 3. Mva muri iyo gereza ku myaka yanjye 21. Narindi gukubitwa inkoni zitagira akagero. Imyaka 21 narindi inzererezi. Sijya ufite? Sinavukiye mu gipangu kirimo amazu, sinavutse mu rugo rwiza, sinavutse mu mafaranga, sinari narize neza, ariko imitekerereze iranguranira.
ibyo nahuye nabyo mbere y'imyaka 21 byose ndabishaka ndabikabakaba ndabibura. Ikirere kingusha ahantu naje guhura n'abandi. Muri kumva ukuntu ibirere bihura. Nahuye n'abandi muri Uganda barambwira ngo hari indi nzira, hari yindi nzira. Umva ko ikirere cyantekerereje. Mpita nshaka karanga muntu k'Abagande, mpita njya i Burayi noneho nyuze mu mazi. Nyura Kenya, nyura Dar es Salaam, manuka Zanzibar, njya mu nyanja y'Ubuhinde, njya mu kirwa cya Komoro, njya muri Mayotte, ngo ninjire mu murwa ndafatwa. Aho ndi kugenda n'umwana, nagarutse nafashweyo. Umwana nari ndi kumwe nawe niwe wateye abantu imbabazi. Kugira ngo ngaruke ngere muri Uganda nafunzwe gereza 7. Nta gereza nimwe navuyemo neza. Iyo ntakubiswe naryamanye n'abarinzaho. Ikirere cyanyambuye uburenganzira bwose, bya bindi byose nirebaga. Aya maso ntiyongeye gucya, yajengaga amarira buri munsi. Indimi nize ndazishaka ndazibura. Iwacu kuzahagaruka nabonaga ari harehare. Nageze aho nifuza ko umwana wanjye, nageze ahantu mbona mu nyanja y'Ubuhinde, mbona ingona, kuko umupilote bari bangaruye. Ndamubwira ngo ushobora kumfasha nkambuka. Arambwira ngo hano hari inyanja, naha hari ingona, nta muntu uri mumanuke muri ziriya ngona. Ni umwana wawe arageramo gute? Ndamubwira ngo fata uyu mwana. Nari ndi kuri etage ya 3, ubwato bufite nivo 3. Ndamubwira ngo uyu mwana munagemo. Kwari ukujya bagira batya kugira ngo ubwato butagwa imbere butagwa inyuma. Mbega byari akazungu. Kubw'amahirwe mbonaguyemo. Aho niho narokotse. Ubuzima bungejeje muri Uganda ndihuse, ndabizi ko natinze. Bwangejeje muri Uganda. Umwana ansaba amazi, ansaba irindazi, ansaba ibintu numva birancanze. Nibuka umuntu bandangiye utuye muri Uganda, umwana wari waragiyeyo, ngiye kumureba amicumbi ku ibaraza. Umuntu wataye ibipangu njya gucumbika ku ibaraza. Niwe wangiriye inama ati umwana azajya arara mu nzu, wowe urare mu kabari. Uko niko nagiye ahantu hitwa muri Uganda ku barracks, hangira umwuga w'uburaya. Hangira uburaya ntarigeze nkora plan y'uburaya. Ntangira uburaya kugira ngo nibura nge ntahana amata y'umwana. Ntabwo ndi kubushaka, ndi gushaka uburyo nibura ncyuririndaza. Imitekerereze y'abantu yari yarambwiye ko bakwica bakumara. Nabona umugabo nkabona umwabeza ari cyane uriya wararanyicira ijoro. Nabona nkabona ubuzima nkarara ndira bugacya. Ndihuse naje kugeraho naho nkubitana n'ikindi kirere gitangira kunkamirikisha ndakamirika. Mba umwana w'imyaka 22 utagishaka gukundana n'abasore, ushaka gukundana n'abagabo kugira ngo nibura nice ingo zabo. Ku myaka 22 nari umukobwa uri kunywa urumogi kugira ngo nibagirwe urugendo nahuye narwo rw'amaguru, nibagirwe abamviyoye, nibagirwe nkajya nirirwa ndi gutekereza ko ninywa urumogi ndasinzira ijoro rimwe. Kuko umunsi nahumirizaga bya bintu byose byaragarukaga, nkahita nshiduka, nakongera nabona ingona nkashiduka, ntangira kunywa urumogi. Ntangira 1, 2, 3 ku munsi, nkajya nk'ububure 10 bw'urumogi. Isi iranguranira, urumogi runduca amazi, ntangira kwiga kokayine,
ntangira kwiga za heroin. Ku myaka 25 nari umukobwa mwiza usinda nkarara muri kaburimbo. Kaburimbo nambaye ubusa. Nabona abantu babyutse mu muhanda nkabona nibiki. Nkabona abantu banshongire ndamaze. Isi irangaraguza agati, isi iranjugunya, isi iramenagura, isi iranshwanyuza. Mpura n'abandi batekereza ko, mpura n'umuntu umbwira ngo buri gitondo nzajya nguha amadolari 1000 yaransanze mu kabari, uze turarane, ariko ntabwo nzakoresha twatuntasi. Ubwo yavugaga udukondo. Ndebye situation nyuzemo, ndebye abantu nahuye nabo mu muhanda, ndebye abantu bagiye bambwira ngo nta kindi bashaka uretse kuntera sida. Ndamusubiza ni don't worry, I will give you my life, you give me your money. Nemera kugirana nawe isezerano. Iminwa yari inyama, umubiri we utobaguritse. Nemera kugira isezerano ko azajya ampa amadolari 1000 ku munsi agakinisha ubuzima bwanjye. Ku myaka 27 umutima wanjye wari wifuje umwana. Kuko uwa mbere nari naramwohereje, najya mbahamagara bakanga ko musuhuza. Nakoraga uburaya nkoherereza iwabo amafaranga. Umunsi nyabuze kumbi nsigaye ndara ku mihanda, nabaka gusuhuza umwana bakanga ko musuhuza. Imitekerereze yanjye irambwira ngo igurire umwana. Mbona umusore namugana sinshaka kumenya uko witwa, sinshaka kumenya aho utaha, ndashaka untera inda, uranca amafaranga ngaho. Muri kumva hisi ngejeje? Muri kumva imitekerereze y'isi itarimo Imana? Uwo ni umwana nabyaye wa kabiri. Naravugaga ngo wenda wazancungura. Uwo mwana nkimusama kigera mu nda, ibyo natekerezaga byose bitarimo Imana byahise bimbera zero. Kuko inda imaze kugira ukwezi kumwe nahise ndwara njya mu bitaro. Ndyama amezi 6 mu bitaro. Ndabizi ko iyo uri kwiga ntutekereza kurwara, niyo uri gukundana ntutekereza kwangwa, sibyo? Ariko isi irabitekereza. Nararwaye umubiri ushiraho, nkajya mvuga ngo niko umuntu urwaye sida amera. Byarangiye umutima uri kumbwira ngo nibura ajya gupfira iwanyu. Uko niko nafashe indamezi 7 mpiga ibyangombwa byo gutaha. Ndataha ngaruka hano iwacu mu Rwanda. Ndaza nsanga babana bitwiganye, najyaga nsobanura imibare, bicaye muri za beka, bicaye muri za beseri, bicaye mu mashuri. Ndaza nsanga babana bose narushaga imitungo, narushaga ubwiza, bicaye muri za sonarwa, bicaye ahantu hakomeye. Ngewe ndaza iwacu ku musozi aho mvuka hari ya Kimisagara. Ndaza mpinduka akabarore. Abantu bose bandyaniriza, imyenda yari yaranshizeho. Nihuse naje kuzajya kubyarira aho bita Kibungo. Nagiye kwipimisha yo ngiye kubyara, basanga nta sida mfite. Impamvu ubuhamya bwanjye bwose bujya hanze, Yesu yarambwiye ngo ujye ubwira abantu aho nagukuye kuko nakurinze kurwara sida. Basanga nta sida mfite, ariko ibintu byose byambanyeze. Naje kwiroturuva ngarutse iwacu, magambo yaranshiranye. Najyaga nyura ku bambonye niga primaire, kuri babandi bambonye mama afite amaduka yararanguzaga. Nta muntu n'umwe kuri uwo musozi wigeze angirira impuhwe.
nanyuraga aravuga ngo tu rwagize ururumbo, tu rwigize ikirara. Ariko sinashatse kuba ikirara, nanjye narakundanye, gukunda birampemukira. Sinashatse kuba inzererezi, ahubwo nashatse kugenda amahanga, imitekerereze y'isi irampinduka. Ntabwo nigeze nshaka kuba uwo mu muhanda, ahubwo ubuzima nabo buri icyerekezo, isi nyereka urumogi. Ntabwo nigeze nshaka kuba indaya, nabuze amata n'irindazi, nanjye njya gukora uburaya. Ntabwo nigeze nshaka kutiga, nabonye umuntu unyishyurira universite Makerere, ariko najya mu ishuri nkasanga umwana yabuze irindazi. Nanjye nsohoka mu ishuri ngo nkomeze mpige uko umwana arya. Ubuzima abantu bose bangira kabarore. Nerekeje iwacu mbasaba amatora barayinyima, mbasaba ishuka barayinyima. Naraje mu nzu z'iwacu mfata akazu kamwe nkajya ndara ku isima. Nararaga ku isima na rwa ruhinja. Imitekerereze yanjye yambwiraga ko umwana azancungura. Naje kwiretuva ndi muri CHK n'umwana w'ibiro 3 afite amezi 8 kubera inzara. Naje gufata isorori nkajya mera kuri babandi bari baturanye na mama, bambonye ndi muto, nkasaba ibiryo, uyu nkamusaba ibiryo, uyu nkamusaba ibiryo akabimpa avuga ngo ahe ntuzagaruke. Nageraga mu rugo nakora mu isorori 3, natekereje ko ejo nta uzongera kumpa, nkakuramo intoki nahazi. Muri icyo gipangu cy'iwacu naje gusangamo abapangayi, buri wese yari yarishyuye umwaka, undi ngo yishyuye 2. Muri abo bapangayi harimo n'uyu mutware wanjye. Umunsi umwe nari mvuye gusaba ngaruka ntacyo nzanye. Nari mfite inshuti yanjye Kimisagara, najyaga mva Kimisagara nkajya Nyamirambo gufura y'iranje. Niwe wenyine wabashaga kuma agasabune ka 50. Ku musozi w'iwacu bari bamaze kumfunga, bamubeshyira ngo ni iby'isabune. Umuntu yagiye ku musozi ahamagara abantu, dasoziza kuntwara ngo ndibye. Nyura ku bantu banzi mvuka nkajya mubwira ngo subizi ko ntiba, tugenda warananiranye. Nyura ku bambonye ndi umuhanga, sata subizi ko niba, genda warananiranye. Umusozi wose mbakabarore, nyura mu maso y'abantu, ndafungwa ngo nibye. Umva ukuntu isi yankubise ahantu. Gitondo kimwe mfungana na kagahinja kanjye. Nganira n'akana, ndakabwira ni mwana, ibi si byo nashakaga, gusa naraguranira. Gusabye imbabazi ko nakuzanye mu isi ntagushoboye. None ndakiriye urupfu rwawe, sinzongera gusubira mu nzu y'umuntu, sinzongera gusaba ibiryo, niteguye umunsi uri bupfe, nanjye nzaza nkukurikiye nyuma yaho. Ndafunga umunsi wa mbere, niko imitekerereze yambwiraga. Umwana arira mu gitondo ageza nijoro, umunsi wa kabiri arira mu gitondo ageza nijoro, umunsi wa gatatu yari atakibasha kurira, yarahebebaga. Uwo munsi nibwo aba baturanyi baje kundeba mu nzu, basanga nizingiye ahantu mu nguni, ntegereje urupfu njye n'umwana. Barambwira ngo fungura, ndababwira ngo ndushye gusaba ibiryo, ndarushye. Bica urugi ndeba, bica ingufuri ndeba, bangeraho. Nibo banzaniye ikindi gitekerezo. Barambwira ngo aho kugira ngo upfire muri izi nzu tubaha, wakwemeye ukajya udukorera. Uko niko nemeye kuba umukozi wo mu rugo w'abapangayi b'iwacu. Nkabakorera, n'indi nzu nkayikorera, n'indi nkayikorera. Nta wigeze amemba n'ibihumbi 5, bamembaga ibiryo. Urumva aho mvuye?
nimwumva hisi ngejeje imyenda ishiraho ryabere mbabwira ryari ryiza rikajya rijya hanze baba bantumye guhaha ngiye kugura nk'inyanya nkahura n'unzi kera agahita ahamagara maze akagenda mureba akahamagara ndate ahagarara amubaza ni warangije abakobwa beza nkamwe kajya baza gusura uyu mutware wanjye nawe yari umugabo mwiza ayiwe abakobwa bacyumva ko ari beza batareba hasi umukobwa wumva ari mwiza ntarya areba hasi agenda maze agahita amamagara yaramamagara mama kazani karame na ryabere ryabuze isutiye ngo tsu kubona isutiye ya 200 nari nzi ko bitampera nari narabuze ibiceri 200 byagura isutiye kambwira ngo akira abo bakobwa umukobwa nkamwakira ntibaguha iki hari iki nitu wowe numa gusa nzanire orange cyangwa sprite ego hahita mbarebera muko niregaga hamureba newe nakwigira imbere mwumva umutwara arongera amamagara mama kazane karame ati kutababashije cyangwa nicyo bongeraho nimurarye iki uduhe ibihari abakobwa mbakira neza umunsi umwe inshuti yanjye iraza irambwira ngo mva nkubwire Zuzu ngwino nkujyane mu nzu y'Imana ndashaka kuvugana n'umuntu waje ahitwa mu nzu y'Imana hari imbaraga zijya zihindura amateka y'umuntu yageze mu nzu y'Imana hari imbaraga zihindura imitekerereze iyo bageze ahitwa mu nzu y'Imana arambwira ngo tugende ndamubwira ubu bibazo mfite ubonye nta kindi wankorera ndamubwira ni ngaho mabyere ebyiri tugenda ahitamo ebyiri ndazigotomera nzirangije n'inyongera izindi ebyiri nazarazi ibihumbi 2 harimo 3 tujya mu nzu y'Imana inzu y'Imana nagezemo sinibuka ijambo bigishije cyo kora barabyinnye nibuka izo muri Kadrake mama shatara ya kondora barabyinnye nibuka domboro ya so domboro ye dombo barabyinnye nibuka zuka barabyina nibuka sirowe mfaca kirigiti barabyinnye nibuka rumba mama zose nzikubitira rimwe mama nkajya numva haraho ntarakora dusohotse ndamubaza ni we nuko umuhora buri gihe iyo mwaje mubyinira ubuntu gutya cyangwa hari ikintu wishyuye arambwira ngo babyinira ubuntu mubyinira ubuntu ntabwo mwishyura hari abantu bazi ko mwabyiniye ubuntu iyi mbyino Yesu yarayishyuye ikukuntu mwabyinnye Yesu yaramwishyuye ariko umusaraba yarabyishyuye hari ababohoka iyo babyina hari abaruhuka iyo babyina ibintu byose bikorerwa mu nzu y'Imana Yesu yarabyishyuye no kuba wicaye aha yarabyishyuye ubu butumwa ndiho ndavuga Yesu yarabwishyuye abari bukizwe Yesu yarabyishyuye munyeganyeza umubwiye ngo nawe yarakwishyuye ntabwo ugomba kugenda uko ushaka hari umuntu uraha igihe cyose ugenda uko isi ishaka irakurushya kuko uba uvuye mu maraso y'uwakwishyuye amen nuko nagiye mu nzu y'Imana nuko nakunze ibintu by'Imana yego uwo munsi nagiye mu nzu y'Imana natashye nishimye nahise numva kubaho kwanjye bigihari numva ko nzajya njyayo ngiye kubyina yego bigeze ku cyumweru
ubwo haciye nk'amezi 2 narakijijwe ku rusengero batoranya bazabatizwa ndahabwira ngo nanjye nzabatizwa baravuga ngo uziga amezi 6 isi muze yinyigishije wa yewe niga basanzeyo nabajije umuntu ngo batiriza urahaza arahandangira nzindukirayo Haleluya nyaganyeza umuntu muri kumumubwire ngo iyi si yirushe yirukanka uyisige iyi si ushaka kuyisiga uyisigane na Kristo wamize usigane nawe wirukankane nayo iyi si uyisige utanguranwe muri iyi myaka ugifite imbaraga ziruka nazindutse mu gitondo bansangayo bansanzeyo pastor arambaza ngo ko waje ndamuga urambatiza yahise ambatiza uwo munsi navuze indimi kuva mu gitondo kugera nimugoroba uyu mutware twari duturanye yari umujama kabisa yari umujama niwe nahaye inkuru ndamuga ngo narakijijwe arambaza tubu ntabwo uzongera kunywa inzoga yarabizi ko nzinywa iyo yabonaga nababaye arambaza ngo hagati nkamubwira ngo ngurira byeri mwana agahitamo nk'inote ya 2 yataga asanga akazi nagakoze neza yari afite urumatoro rwa Dodoma ajyaga ndusasa nkashira akaguru hariya nkongera gari yaba kumbi nibuze kurara kwisima kumbi Imana iri kuntoza iri kuvuga ngo yisaze neza ubundi uzawiraraho ka yisaze neza Imana yari iri miranguramo imihanda murabyumva Haleluya diragurike avuga ngo Yesu ushimwa Haleluya ndiho ndashaka ubwire ngo aho ngaho umunsi umwe ndamubwira umunsi umwe ni bose mu rubushanje gusenga umunsi nibwo natashye arambwira atari ko wambereye umugore kubera ko twari abajama ndamubaza ni se nuw'iminsi nuw'icyumweru none se yari amaze iminsi azana twanuza nkabona mama dutaye nkabona uki nanjye se ubu koko n'uruhinja ariko iyo Yesu yishyuye sha iyo watangiye kugira imitekerereze ya Kristo iyo ufite imitekerereze ya Kristo ntaho atakunyuza arambwira ngo nshaka umugore w'ubukwe se arambwira ngo yego nta pundo umva uvuze neza warakoze ku nyemera aho niho nahise mubariza ntabwo byabaye ngo reka njye kutekereza ntekereza isi ntiyanekerereje bikangwamo nahise mubaza ntuzanywa ahubwo arambwira ngo nzagukwa nidukomeza ngaho isi yari yarambabaje ku buryo ntari kuyiha gapu yo kongera kuntekerereza ntuzemere ko isi gutekerereza ikintu cyose isi kubwiye ujye ukibwira ngo reka njye kubaza data nari maze iminsi Imana imbwira ngo mwana wanjye amba aranshingiye yitwa Yesu uzankwa ngaho arambwira ngo azankwa 400 ndabizi aho mugeze ntawe uzayemera ni make ariko kuri njye yari akayabo 400 narindi gukorera ibiryo ariko yari namubwiye 500 arambwira ngo ni menshi nitugabanyeho arambwira ngo arankwa 400 ntiyazane yeah Haleluya Yesu aranshingira avuga ngo Yesu aramushingira Yesu amenya ko imitekerereze yanjye none iri kumutekerezaho Yesu amenya ko nanjye nyuma y'izo mpinja nanjye nakwambara agatimba amenya ko nanjye nakwambara amenya ko ahandi nanyuze mu mujura nahanyura ndi muri Yesu amenya ko imitekerereze yanjye nta wundi urimo urayikontorora iyo Yesu amenya ko imitekerereze ikurimo ahindura ubuzima
Haleluya. Nari umukobwa wambara ubusa, mugi wose warunzi ko nambara ubusa. Mbwira Yesu, ndamubwira ni Yesu, ibyo wanga ngiye kubyanga, kandi ibyo ukunda ngiye kubikunda. Ntabwo nzongera kwambara uko isi ishaka, mbwira uko ushaka nambara. Haleluya. Buri muntu wese yanyuzaga hangira gutya, mbwira Yesu, nurashaka ko ngendana nande? Mbaza Yesu ngo mbigenze gute? Yesu ababonaga ko ndi umukozi batangira kumbonamo umugore. Iyo ufite imitekerereze ya Yesu, abantu ntabwo bakubonaho ibibazo, ntabwo bakubona mu kukurusha, ntabwo bakubona hariya, bakubona nk'umwana w'Imana. Iyo umuntu arimo aragukandakanda nk'avoka, yakujyanye mu mitekerereze y'abantu. Iyo umuntu arimo aragutendekaho abandi barindwi, uwo nguwo arayoborwa n'imitekerereze ya karande. Iyo umuntu arimo arirya yiryagagura yihonyagura, afite imitekerereze y'isi. Yesu amenya ko imitekerereze yanjye yahindutse. Amen. Haleluya. Hari abantu uyu munsi babwira Yesu ngo nanjye hindura imitekerereze yanjye. Ukabwira Yesu ngo mbi imitekerereze myiza. Yesu uyu mwami ambindurira ubuzima. Yemera ko nanjye nshaka. Yemera noneho kuma amahirwe kujya mu rugo. Njya mu rugo ntagiye gukina. Njya mu rugo ntarubonera mu biryo. Njya mu rugo ntarubonera mu myambaro. Njya mu rugo ntarubonera mu byo abandi bashaka. Njya mu rugo mbiboneramo kubahisha Yesu. Njya mu rugo mbiboneramo, ntabwo nagiye nshaka vewiti, ntabwo nagiye nshaka ibitenge nuko umusore yize cyangwa atize. Nagiye nshaka guhesha Yesu icyubahiro. Yesu azana ibintu, Yesu azana amazu, Yesu azana amamodoka, Yesu azana ibintu, kuko imitekerereze yanjye ni yari igitekereza i Burayi. Ntabwo ubuzima bwanjye ngibushakira muri Amerika, ubuzima bwanjye bushakira muri Kristo. Ntabwo ubuzima bwanjye bushakira muri Europe, ubuzima bwanjye buri muri Kristo. Imitekerereze yanjye yicaye muri Kristo. Kristo akicara aho ushaka kugera, Kristo akicara mu bo ushaka kuvugana nabo. Imitekerereze yanjye ntabwo ifite isoni zo kukubwira aho navuye, kuko niho hangiza uwo ndiwe. Nta kimwaro mfite cyo kuvuga isoni zanjye, kuko nizo zingiriye abakobwa uko basa. Haleluya. 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 Yesu andihira itike y'indege, ambwiye ngo jya muri kiriya gihugu ubabwira aho wavuye. Akandaza mu mahoteli avuga ngo ubabwira aho navuye. Haleluya. Agashyira furutanke mu modoka kugira ngo ugende uvuga aho navuye. Akandaza mu nzu nziza kugira ngo uvuge ahantu wavuye. Iyo ufite imitekerereze ya Kristo, Kristo niwe mutware w'isi n'ijuru, Kristo niwe uvuga bikaba. Haleluya. Ibyo amashuri atakora, Kristo arabikora. Ibyo ababyeyi batakora, Kristo arabikora. Reka kwiremera ubucoce. Amen. Ngiye gusoza. Adamu na Eva ngo umunsi bari bakoze iby'Imana yanga, ngo amaso yabo arahumuka. Amaso yabo agira ate? Amaso yabo ngo bahita babona bambaye, babona ntawo babwiye nuko bari bakoze ikimana yanga. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo babona bambaye ubusa, bajya gushaka ibibabi. Bibiliya niko ivuga ngo biremera ubuco. Haleluya. Inkundo zitarimo Imana ni ubucocero. Amafaranga atarimo Imana ni ubucoce. Umunsi Adamu na Eva Imana yavuye mu buzima bwabo, bambaye ubuco. Amashuri atarimo Imana ni ubu. Bwira umuntu muri kumwe ngo iyambura ubucoce. Mubwire ngo iyambura ubucoce. Telefone itarimo Imana ni ubu. Gift zitarimo Imana ni ubu.
kwafire zitarimo Imana n'ubu. Ongera umukore umubwire ngo iyambura ubucocero. Yesu aho yarari yigize intama amenya ko ubwo ubonye wambaye ubusa ese ukeneye ko nkwambika, ngo Imana iravuga ngo iremera yica intama. Kristo arapfa kugira ngo wongere wambare. Kristo yapfuye kugira ngo uve mu kwambara ubusa. Isi kwambika ibyo ishaka iyo wambaye ubusa. Haleluya. Nta kindi cyanzanye, nazanywe no kukubwira ngo izina mfite nuko nemeye kwambara Kristo. Amateka yanjye nuko nemeye kwambara Kristo. Imyaka nari kwitwa mama, niswe mama kubera kwambara Kristo. Ntabwo nambara uko isi ishaka njyewe, oya, uyu munsi nambara uko Kristo ashaka. Ntabwo mvuga uko nshaka, ntabwo ngenda uko nshaka. Haleluya. Ese ugira ngo amashuri yose nayize? Naragraduatinze kubera Kristo. Haleluya. Amafaranga se wa ni nayo yangejeje kubera. None se wari uzi ko ari ibibabi wabishyira mu modoka se? Wabishyiraho? Yes. Siyo yandazaga mu muhanda. Haleluya. Uyu munsi hari umwana w'intama wapfuye ku bwawe. Aho papa atapfa na mama, aho bene wanyu batapfa, nyiri iki kigo ntiyapfa, na nyiri iki gihugu ntiyapfa ku bwawe, ariko dufite Yesu wapfuye ku bwawe kugira ngo imitekerereze izakuroha. Byaba bibabaje uzarohamaho narohamye, byaba bibabaje, kandi Yesu yanzanye imbere kugira ngo mpakubwire, mpakugendere uyu munsi uhange uvuge ngo byaba bibabaje. Nibyo mwabonye TikTok ari kukuyobora, Facebook iri kukuyobora, WhatsApp, Instagram, byaba ni byose wabona. Ariko uyu munsi ushobora kuvuga ngo ubuzima bwanjye buhaye Kristo. Yapfuye ku bwanjye nanjye ndawumuhaye. Iyahinduye amateka. Ntabwo nyiri mama gusa, nsigaye ndi mama w'amahanga. Barizo umuntu muri kumwe ngo ubundi urabona yoroshye. Mumbarize ngo urabona ubundi yoroshye. Sinari mfite igitekerezo cyo kuzakomera se. Amen. Ndashimira Kristo kwisi yamubise hasi akantora akanyikomereza wenyine kuko wakomeye. Uyu munsi ufite inzozi zo gukomera. Imyaka urangije niyo mike, isigaye imbere ni myinshi. Unyemerera uhe Kristo ubuzima bwawe, umuhe ubuzima bwawe, agufashe imyaka iri imbere. Aho twaguye ntabwo twari babi, ntabwo twari abaswa, ahubwo ni imitekerereze y'ibindi bintu yadutayemo. Icyama Kristo ukamuha imitekerereze yawe, ukiga ariko warayimuhaye, ukicara aho warayimuhaye. Uyu munsi urahari ngo wemere ukizwe, umubwire ngo ndayiguhaye. Birashoboka ko mwese muri aho, ariko hari umwe Kristo ashaka guha ubuzima bwe. Urashaka kumuha ubuzima bwe, ngwino ngufashe. Ugire gutyo uvuge ngo ndashaka guha Kristo ubuzima bwawe. Umuhe ubuzima bwawe. Mwese murakijijwe. Nawe uhamanya n'umutima we, ntagire isoni z'abara, akavuga ngo umutima wanjye uranyemeza ko naguye, cyangwa urahita uba kabarore muri iki kigo. Ariko umutima wawe urakwemeza ko utari uci mu mitekerereze neza ya Kristo. Umutima urakwemeza ko hari aho wiremeye ibicoce. Umutima wawe niyo nshuti yonyine itagishukana. Uyu munsi ngo uhaguruke ku maguru yawe, umubwire ngo umbabarire.
aho niremeye ibicocero. Vuga ngo mbabarire Mwami, aho niremeye ibicocero. Uyu ni umwanya wawe n'Imana, umutima wawe wonyine, bitewe n'ibyo wanyuzemo, bitewe n'ibikomeye, bitewe umunsi, imyaka ufite, iyo usigaje yose iyoborwe n'ibitekerezo bya Kristo. Nta rindi zina, ntabwo ari izina rya banki, ntabwo ari mu kazi runaka, ntabwo ari irya kampani, ntabwo ari irya UN ryahindura ubuzima. Nta rindi zina twaboneyemo gukizwa bitari irya Kristo. Waba uhari ukavuga mu mutima, ugahaguruka kumva mu mutima wawe, ukabwira Yesu ngo numvaga narakijijwe ariko ntarimo neza. Ongera uhagarare ku maguru, uvuge ngo ndashaka ko Yesu uyobora imyaka nsigaje. Mwese ndabona muhagazemo neza. Nta muntu wumva Kristo, ntabwo ndi wamuvuga butumwa uvuga ngo nimuhaguruke twese dusenge. Oya, ngewe mpagarara mu ijambo rivuga ngo numpamiriza nanjye nzaguhamiriza. Yesu yaravuze ngo mubabwire nibemera, umutima wawe uwumuhe, umubwira ngo wambure ibindi bintu byose byari byaje kuwicaramo. Wowe imbaraga zawe ntabwo zabikuramo. Hari igihe ushobora kugira ngo nuko wavukiye mu muryango usenga, ariko ikirere kiri aha hanze gishobora kukunaniza. Uhaguruke ku maguru yawe, mubwire ngo guhaye imitekerereze yanjye kugira ngo urushe imbaraga imitekerereze yindi iri kunyataka. Yindi mitekerereze yose, izindi mbaraga zari ziri gukontorora umutima wawe, Yesu aza gufatira ikirere kuko niwe nyir'ibirere. Umutima wawe ubwire Yesu, ntabwo ari ukubivuga, ni wowe gusa uhagarara ubwire Yesu ngo hari ukuntu numvaga ntangiye. Yesu uhaguruke n'amaguru yawe, ubwire ngo Mwami, ni njye Debora, ni njyewe n'ubu njye ndaha, ni njye Debora uje kuguha umutima wanjye. Imyaka 40 n'ingahe ndangije, ndayizi ibyo nyuzemo, ariko indiri imbere ntayo nzi. Uje kuguha imitekerereze yanjye. Hari ibyari bitangiye kwiyobya, amarangamutima, amafaranga ari hanze aha, ubwiza bw'abagore n'abagabo, amagambo y'abantu aresharesha, uburyarya bwabo byari birimo biranyobya. Ndiho ndisengera nawe niwumva ari ibintu byawe bitangiye gutangira kuza ngo uyambare ubucoce kugira ngo uve mu isi y'ubucoce. TikTok ushobora kuba iri gutwara umwanya wa Yesu ukajya kure. Waguruke ku maguru, ibwire ngo biragoye kandi gitunze muri telefone. Facebook amashusho mbona ari haragenda atwara antwaza igitugu. Imyambaro iri aha hanze iri kuntwaza igitugu. Ahari uko mpagaze, ahari uko mpagarara, ahari uko abantu bambona, bariho baramboneraho imitekerereze y'isi, nkura muri iyo mitekerereze. Niwiyumvaho uhaguruke, waguruke. Kristo azaneshe ibindi biri kukuyobora. Umunsi Kristo yanesheje ibyanyoboraga nibwo nabaye umugore wo kubaho. Umunsi Kristo yanyigishije intambara y'ikirere, uyu munsi wowe muha uwo mutima. Ushobora kuba ukijijwe ariko uri mu ntambara utazi, muha uwo mutima, mubwire ngo ndawuguhaye. Abahagurutse Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Uyu ni umunsi Imana ije kubaka andi mateka mashya. Abahagurutse Imana ibaha umugisha. Abahagurutse birashoboka kuri kubwirwa, hari andi majwi akubwira ko ibyo urimo ari byo, ariko umutima wawe Kristo
ubugingo bwawe buhe Kristo, ubwenge bwawe buhe Kristo, aya imyaka usigaje nyimuhe. Reka agukure muri abo basore benshi bari kukubwira byinshi bitandukanye. Reka gukure mu bikomere byo mu buto bwawe. Reka gukure mu marari yuzuye hanze. Reka gukure mu bintu biri gushuka abafite imyaka nk'iyawe. Zamura ibiganza byawe wowe uhagaze. Imana igumugisha. Nukomeza wiyumva uhaguruke. Kristo ntabwo agendana n'amaso menshi, oya agendana n'umuntu wateye intambwe. Utera intambwe, icyo uri bukubwira Yesu mu mutima nicyo ari bukore. Imana iguha umugisha. Icyo uri bumubwire, Yesu ntabwo ajya agendana n'umuntu. Yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe, ni wowe uri bwumve umunaniro w'ibyo. Umubwire ngo ndaje, njyewe ntabwo nakwirenza hano, ntabwo nahirenza. Imitekerereze yawe nanjye nagwa nk'abandi, nanjye naba nk'abandi, ariko imitekerereze yawe nindusha imbaraga. Imana ibaha umugisha. Ndimo ndababona muhaguruka, ni ukuri. Hanze aba bahungu ubona ni beza, ariko abari hanze urangije amashuri ni beza cyane. Aba bakobwa uri kubona ni beza, ariko abari imbere bamaze kubona inote bo barakabije. Abantu bacuruza ni beza, ariko abiba ni beza kurusha. Abantu bari mu mazu ni beza, ariko abisha abantu ngo bayabemo ni benshi kandi nibo beza. Uyu munsi ubuhamya bwanjye bwakurokora. Nagiye gukorera uburaya rimwe muri Dubai. Umukobwa wanyakiriye yitwa Nadine. Yaramaze kohereza taxi, buri cyumweru yoherezaga taxi. Ariko ninjoro tugiye kuryama nsanga yambaye pampa. Mubajije nukubera abagabo benshi bamunyuraga inyuma. Kuva uwo munsi nashakishije inzira isubirayo. Hari igihe ubuhamya bw'umuntu ugukura aho Satani yashaka kuzakuroha. Ushobora kwibwira ngo ninjya Dubai nzakira, ariko hari yabakize ariko amara yabo yaranyereye. Yesu ataguhaye imitekerereze myiza, nibo beza, ni nabo bateye neza. Abantu mwahagurutse, Imana ibahumugisha. Icyo uri kubwira Imana ikigusimbutse. Icyo ngicyo ufitiye ubwoba, Imana ikigusimbutse. Hari abakobwa beza bari gusambana kugira ngo bagume mu kazi, nabo bize nkawe. Imitekerereze ya Kristo ikurusha imbaraga. Uzasimbuka icyo gikombe cyo kujya ukorera gusambana na BOSE. Yesu afata imitekerereze. Zamura ibiganza byawe wowe uhagaze, zamura ibiganza. Humiriza ku maso yawe, usubire muti Mwami Yesu, Mwami Yesu, njyewe Debora nje imbere yawe, ndi umunyantege nke, nizeye imbaraga zawe. Unkure mu gitabo cy'abazarimbuka, unkure mu gitabo cy'abazapfa nabi, unkure mu gitabo cy'abuzatera umugongo, ushyire mu gitabo cy'abana bawe. Imitekerereze yanjye ni y'intege nkeya. Nzamuye bino biganza byawe kugira ngo imitekerereze ya Kristo inyuzure, ninyuzure kuri iyi myaka. Umpe imitekerereze y'ubumana, unyuzuze imitekerereze y'ubumana. Unkuremo imitekerereze y'isi, unkuremo imitekerereze y'abisi, umpe imitekerereze yawe Mana. Mpinduke ushime Imana, mpinduke uguhimbaza, mpinduke umukozi wawe, mpinduke uzaguhesha icyubahiro kuva none n'iteka ryose. Abazambona bose bazambonemo kuguhesha icyubahiro. Uhereye kuri iyi myaka, subiramo guhereye kuri iyi myaka, Yesu ugirane nanjye isezerano kutazandekura, kutazandekura, haba ku manywa haba nijoro. Ntuzandekure Mwami. Aho nzagera mu maboko mabi ntuzandekure, aho ibintu bizankomerana ntuzandekure, aho abantu bazashukashuka ntuzandekure,
amafaranga azanyikubitaho, ntuzandekure, aho ibishukanyi bizaza imbere yanjye. Yesu ugirana nanjye isezerano kutazandekura. Umunsi namenye icyo bita deliverance, arawe mvukira mu maraso yuzuye icyangiro. Uri kubyumva? Mvukira mu maraso yo gutereganwa, mvukira ku musozi uriho uravumavuma, nyina aciye inyuma. Uriho urabyumva? Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigenda bigukurura utazi. Rero murabyumva? Ndashaka ko ibintu byose utagizemo uruhare ndi imbere yawe uyu munsi ukora acte prophetique, uvuga ngo ndabyiyambuye. Mwese muraha, izo ni intege nkeya z'ababyeyi zitunagaho twe tutazi. Amarangamutima yabo apfuye adushyiraho tutazi. Yego, ibitekerezo byabo bigufi bitwicazaho tutazi. Ndashaka wowe ubyikuremo, sibyo? Wiyatureho kutazaba nkabo, wikure mu karere ka. Ntabwo nari mubi wo kwangwa, ariko nari navukiye mu maraso y'icyangiro. Ndashaka nkwibutse ngo Kristo nta kindi cyamuzanye. Ntabwo yazanywe n'amafaranga, nta nubwo yazanywe n'amamodoka, ntabwo yazanywe n'amazu. Yaje kumena amaraso kugira ngo amaraso ya so agusohokemo, amaraso ya nyoko agusohokemo. Yego, ntabwo rero ari Kristo nyuma yo kumwakira hari ukwitandukanya n'ayo maraso. Nibyo? Kugira ngo ukundwe bitari igikundiro cy'abadayimoni. Sibyo? Kugira ngo ukundwe. Bibiliya itubwira umugabo witwa Mose, yari yaravukiye mu muryango witwa Barewi. Sibyo? Ngo Abarewi bari bari umwuka w'umujinya. Mose yagendanye n'umujinya kugeza aho umujinya umubujije kugera ahagera. Simubizi? Simubizi? Bibiliya itubwira umugabo witwa Yohana. Yohana ngo umugabo mwiza cyane wateguye inzira ya Kristo. Yohana yakoze ibyo gukiranuka kugeza ubwo ava iwabo ajya mu butayu ngo yitegure, ntiyiyanduje, sibyo? Ariko yari arimo amaraso yo gushidikanya. Ise yavuganye n'Imana, marayika aramubwira ngo uzasama ati bizanyurahe. Amaraso yo kumushidikanya yamunaze muri gereza, sibyo? Nawe asoza ari gushidikanya, uri Yesu cyangwa hari undi? Muri kumva imbaraga z'amaraso? Uriga ukiga, ariko imbaraga z'amaraso utahamagaye ya Kristo ngo aziteshe imbaraga, zikakugeza aho utari ushaka kujya. Haleluya. Ndashaka ko wikura mu bucoce, wikure mu bucoce. Zamura ibiganza byawe, subiramo ngo data, data, nje ndi imbere yawe, ndi Mukamurenzi Zufate Debora. Uvuga izina ryawe. Nje imbere yawe, nje imbere yawe nk'umwana muto cyane. Ndaje imbere yawe nk'umunyantege. Nzi aho navukiye, nzi data na mama, nisanze kuri iyi si, ariko ntabwo nzi ibyo bakoze. Sinzi urugendo rwabo, sinzi amakosa yabo, sinzi ibitambo batambye, sinzi urugendo rwabo. Uyu munsi wa none njyewe Debora nditandukanya n'amaraso yawe, nditandukanya n'amaraso yawe. Umwana w'intama Yesu wamenye amaraso ku bwanjye. Ayo maraso yawe anandukanye n'aya data, anandukanye n'aya sogokuru, anandukanye n'ibitambo byabo. Amaraso wamenye ku musaraba anandukanye n'aya mama. Mu izina rya Yesu uyu munsi wa none nkura mu mitekerereze yawe, nkura mu mitekerereze yawe. Ahari aho ngeze ndushwa imbaraga n'imitekerereze yawe. Imitekerereze yawe niyo nasanze ntuye aho batuye. Imitekerereze yawe yanuje aho batuye. Imitekerereze yawe indaza aho barara. Imitekerereze yawe ituma nsa gutyo ukosha. Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndashaka gusa uko uzasa, ndashaka gusa nkawe, ndashaka gusa nkawe, ndashaka gusa nkawe mu migenzo
yanjye ijambo riravuga ngo uko uzasa ni kurerekanwa uhereye nonaha nkura gusa nka papa nkura gusa nka mama nanze gusa nkabo nanze gusa n'ubuswa bwabo nanze gusa n'ubukene bwabo nanze gusa n'ubutindi bwabo nanze gusa n'ibibazo byabo nanze gusa n'amarira yabo nanze gusa n'ibyabo mwami Yesu ndikura mu mivumo yabo ndikura mu ruzerero rwabo njyewe Debora nitandukanyije n'ibyabishe nitandukanyije n'ibihombo byabo nitandukanya n'uruzerero rwabo amaraso ya Yesu wa maraso meza we ncungura zamura n'ijwi ryawe vuga uti wa maraso meza we ncungura ntandukanya nabo ntandukanya n'ibirere byabo ntandukanya n'ibyabo ndikorera deliverance kora ku mutwe wawe subira muti mwami Yesu hari ikamba bakwambitse uva amaraso mu mutwe kugira ngo ayo maraso ankuremo ibitekerezo bipfuye ayo maraso ankureho n'ibyisha bangana nkanjye ayo maraso ankureho ibihanda nkura mu bikomere amaraso ya Yesu wamenye yo mu mutwe nanyuhagire ansimbutse bariyeri z'abadayimoni mu izina rya Yesu njyewe Debora vuga ngo njyewe Debora ntabwo nzakena tangira wiyatureho ibintu bikomeye ntabwo nzabyara inda z'indaro ntabwo nzazerera ntabwo nzaba mu buzima bukodesha ntabwo nzaba muri cyamunara njyewe Debora uyu mugoroba senga mukobwa senga wibohore senga uhangane n'ikirere cyananije papa hangana n'ikirere cyananije mama hangana n'ikirere cyananije abarangije university hangana n'icyo kirere kubita icyo kirere kibwire ngo ntabwo bizambaho ntabwo nzarangiza kwiga ngo nzerere ntabwo nzarangiza kwiga ngo nshomere ntabwo nzarangiza kwiga ngo nkore akazi ko mu rugo ntabwo nzaba uwo hasi ntabwo nzaba inzererezi ntabwo nzapfa igihe kitaragera ntabwo abana banjye bazaba imfubyi ntabwo nzapfakara ntabwo nzazerera ntabwo nzitwa imfubyi bihakane vuga ngo ndabihakanye ikorere deliverance rasatere mongere bosheta rekoza tatatata reto tarararara bihakane vuga ngo ntabwo njye bizambaho mu izina rya Yesu ndabihakanye mu izina rya Yesu ntabwo nzaba mu mihanda ntabwo nzatura i Burayi nzajya ngendayo ntabwo nzananirwa ntabwo nzasabiriza ntabwo nzahomba yekoze tatatata
gutyo uvuga ngo mvaho wa bushwambagara we. Ndi kubona abantu bari gukurwa mu bushwambagara. Va ku bushwambagara. Hari umuntu wizeye ko abandi baguye atazahagwa ngo atere haleluya. Hari umuntu wizeye ko azaba umuntu ukomeye ngo azamure ikiganza atere haleluya. Yesu abaha umugisha. Numva Kristo anesheje urazuturira Imana. Ubwira Imana ngo ndashimye unsimbukije. Ijambo ryawe risimbukije imitekerereze nari kuzagwamo. Ubwira Imana ngo akirishimwe. Ubwira Imana ngo akirituro. Ubwira Imana ngo akira muri dukeya mfite. Akira muri dukeya mfite. Akira Kristo uzamuha ubuzima ufite icyerekezo kizima mu izina rya Yesu. Amen.